ibyo nkubwira nabibwiye na Mutesi mperutse kumwihaniza. Sinzigere numva umentioning izina Marene, sinzigere numva uvuga ikintu cyose cya cyose kinyerekeyeho. Na Mutesi naramwihanije ejo bundi, ndakwisabye please mbaye mbikubwiye, uzagenda uvuga ibyawe n'urugo rwawe ko ntuzigere unshyiramo. naho umuntu yaza ku ruhande rwawe akakubwira ibigambo, akakubwira utugambo, hari utugambo abantu bavuga, ariko rero ngiye ndashaka ko kubabwira ngo nibagarukiraho, kuko ibyo bintu barimo ntabwo ari byiza. Vesti wambabariye kuko ukankura muri ayo matiku yawe, mbabarira, ntabwo icyo ngicyo ari cyo wapfuye n'umugabo wawe. Ntaraza kuguhemba ntabwo mwashwanaga, ntaraza kuguhemba ngo mbikuzanire, hari igihe utajyanaga ibibazo n'umugabo. Wambabariye ukareka kunjyana muri ayo matiku please. Ibyo bintu ntabwo mbishaka kujya kubivuga. Nimba ari byo mwapfuye ni ni hagati yawe nawe, ngewe ntunshyiremo, kuko nza kuguhemba, naje kuguhemba nka Marene ari inshingano, kuko nagushyingiye. Ntabwo naje kuguhemba ngo ngusenyere, kandi ntabwo ibyo ngibyo ari byo mwapfuye. Ndahamya neza ko hari ibintu byinshi mwari mufite mupfa, cyane cyane ko umwana bipfaga na mbere hose ntaraza kuguhemba. Ndagusabye rero please, ahubwo nimba udashaka ko njye nawe tugirana ikibazo, muze dupfukame tunihire inshuti zacu, tunihire abavandimwe. ariko Mare, mbere hose utaraza kumpemba, ubu wirengagije ko ntangira kuvugana nawe nakubwiye nti umugabo ari kumbaza uburyo ngo ntatahanye amasahane, ibisorori. Ubu wirengagije yuko mu bukwe bwanjye wambajije impamvu natekeye abantu inkwano Tom yari yampaye, naragiye nkaziguramo ibiryo. Ubu urabyirengagije ko wababaye umbwira ngo ese kubera iki izo nkwano wagiye kuziguramo ibiryo, abantu bari bayobewe kuri imfubyi. Mare, wajya umbabarira koko ko njyewe ntari guhangana nawe, ko isi ariyo nyine ibimpemukira, ko ari uko umugabo wanjye atigeze asobanukirwa. Slim Jesus. Asaba imbabazi basubire ku rufatiro. Yego. Kuko abashumba cyane cyane n'abaregira intama, ntabwo ari abazivunagura, nta nubwo ari abazishakuriza mu matwi. Kuko buriya intama iyo uzishakuriza mu matwi ziva uruhande rwawe zikigendera. Yego. Ariko umushumba mwiza, iyo umushumba mwiza avugiye imbere y'intama cyangwa se zikumva ijwi rye, ziritaba. Yego. Zikamwumvira. Yego. Ariko iyo azishakurije zimuva uruhande, bisobanuye ngo rero Mwuka Wera yongera bagarukemo, bongere bakora umurimo wo bahamagariwe, kuko benshi babumva ni abashumba, kandi intama ziba zibumva nabi, cyangwa se abakristo muri rusange. Hari n'ubushaka gukizwa akavuga ati nose n'ubundi ko abashumba nabo bari mu matiku, reka mbyihorere. Ariko n'ubundi rero njye ndumva bakizwa. Ubona muri we bakizwe bakabishobora. Oya, nibongere bakizwe kuko baraguye. Baraguye pe. Yego, reka mbite ninjira mu kiganiro, nimute mwibariza ngo ese iyo wumvishe ngo umugabo wenda uyoboye urugo runaka yagize gutya ariyahura, wowe bwawe nk'umubyeyi ndetse nk'umumama ubyakira gute? Impamvu mubajije iki kibazo kuri umubyeyi kandi ukiri ku rufatiro by'ubuzima cyangwa urugo, bitaba ibyo bakaba babimuroga. Yego. Hari n'igihe umuntu bamuroga kwiyahura, bakabona nta handi bazamufatishiriza, bakavuga ati reka tumuroge kwiyahura. Kandi turabizi ko abarozi babaho. Yego. Rero biterwa buri muntu wese. Kuburyo pastor ushaka kumuroga akava mu rugo rwe akajya gusambana mu gasozi bikagira naho arinda gwayo, bikaba ari uburozi. Ugenda akajya gusambana ntago baba bamuroze, ahubwo ni irari. Ni irari ry'ubusambanyi, ni irari ry'icyaha. N'ubusanzwe bwose buriya umuntu ajya kugaragara muri buriya buryo, agaragaramo bwo kujya gupfira ahantu, n'ubundi yarabiciye ahantu hatagaragara. Bisobanuye rero ngo ntawamenya gusa icyo mbabwiye cyo nibakizwe.
bakizwe ariko Imana yanjye ijambo ry'Imana rivuga ngo iki riravuga ngo dukizwe ku gato n'akanini sibyo bisobanuye ngo rero agakiza niko kari imbere umubiri ntabwo ugomba kugutegeka narababwiye ngo iyo Yesu yaje mu mubiri wawe sibyo uba buroke naho umuntu yaza ku ruhande rwawe akakubwira ibigambo akakubwira utugambo hari utugambo abantu bavuga bakatukubwira ariko Yesu yakurimo sibyo araguturisha kugeza igihe imbaraga z'Imana cyangwa se Uwiteka Imana azagukoreraho ugakora izo gahunda mu buryo bwa nyabwo ariko rero ngiye ndashaka ko kubabwira ngo nibagarukiraho kuko ibyo bintu barimo ntago ari byiza hari abantu batemera kugarukiraho ngaho bitewe n'uko bamwe mu bapasiteri nyuma y'uko ngo bambuye inshingano basa nk'abantu bigometse ku Uwiteka Imana ndetse no gusenga basigaye basa nk'ababiciye amazi kuko ntabwo waba usenga uri pasiteri muzima ugwe ishyanga kugira ngo iyo umuntu ataguye mu rugo rwe aba aguye ishyanga reka nkubwire Imana buriya ikora nk'ubumana mu bumana bwayo icyo nzi cyo buriya Imana irakwihorera ugakora icyaha bwa mbere ikakwihorera bwa kabiri bwa gatatu kuri hano Imana buriya Satani nubwo ari ubakoresha ariko Imana irabareba ikabihorera kuko baba batambikiriye njye ndumva ikintu nabagiraho inama ni kimwe umugabo namenye ko ari umugabo kandi amenye ko yarahiriye Uwiteka Imana cyane cyane noneho ikintu kinambabaza mu bintu byose bibaho nuko zino nkuru zose ziri kuvugwa ku bakozi b'Imana abapasiteri bamupasiteri abakanuzi none nkavuga ngo se ni muze dupfukame tunihire inshuti zacu tunihire abavandimwe sibyo ababyeyi mu gisenga ni mupfukame dusenge abagabo mu gisenga munsi Imana ni mupfukamira abagenzi banyu sibyo nkura mu pasiteri wiyahuye yego yarambabaje yamara kwiyahura shana undi nawe akaza kujya kugwa mu maguru ya Maraya buriya reka nkubwire uriya mushumba nigeze guhurira nawe ahantu dusenga yego iriya pasiteri ni Kiboga nege Kibonge ngewe reka nkubwire naramubonye ejo bundi nibuka ko hari ahantu nigeze guhurira nawe mu masengesho ndababara ndavuga ngo kusimana ukuntu abwiriza n'ukuntu yagiraga impuhwe yego namusanze ahantu ari kubwiriza arabwiriza Imana imwereka ku mumama ukennye arabwiriza aritangisha no kuri pe nta n'igihumbi yajyanye kandi yahuye nawe kuri uwo mama ntiyaranamuzi nk'uko twajya gusenga aritangisha amafaranga aritangisha nta n'igihumbi yaravuze ati nimushyire hasi muyore mu muhereze urumva ati kandi hatagira umuntu ukureho n'igihumbi urumva rero bisobanuye ngo hari ukuntu Satani akwiba akwiye umugisha wa Satani yaramwibye ariko rero ukinezeza hagati yabyo numvisha amakuru ye ko atahise apfiraho ntabwo yapfuye ako kanya hari ukuntu Satani akwiba akagira ngo akubindikiranye ariko kubera ko Imana yavuze ko uzabona ubugingo ubwo bugingo rero nibwo bwatumye asamba nibwo byatumye amara iminota atarapfa kugira ngo yikebure ariko tumva gusa iyo umuntu yiyahuye adasabye Imana imbabazi kwanza iyo umuntu yiyahuye nta joro abona buriya hari ahantu yahuriye n'Imana muri kuriya kurwara ko kumujyana kwa muganga umutima watekereje Imana umutima wakoreye Imana na bya bintu wakoreye Imana icyiza burya wakoreye Imana hari igihe Imana ikibuka rero tujye dukora neza reka twemere ko hakiri ibyiringiro bura ngo igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka nta mushumba ngenda abona yaragiye mu ijuru pe agiye mu ijuru ahubwo umuntu wapfuye nabi n'uriya mushumba wakuye mu busambanyi bwiwe buriya uyu mushumba agiye wari wo mu Bugesera wageze gutya ngo wari kure ADPR mu Bugesera wageze gutya akagwa mu maguru ya Maraya subu ADPR irasenga
adeperi ndayikunda adeperi yanyigishije ubutumwa adeperi yaransengeye Yego. adeperi yaransengeye ngera ku rwego buri adeperi ya Kimihurura noneho hari munsi ya convention Yego. najyaga amazindukira muri niba turi hari ahantu adeperi ndayikunda abagabo bo muri adeperi rero ndabinginze nimupfukame abamama bo muri adeperi nimumbabariye dupfukame ni ukuri dusengera abantu b'Imana adeperi ndayikunda ibamo umwuka w'Imana yaratureze idushyira ku rugero adeperi kwigisha gutega igitambaro niho nigiye gutega igitambaro numva kiranyuze adeperi ahubwo ngiye buriya nababajwe n'umumama umwe uriya mama Chance yego nakurikiranye amateka ye numva ko yabanje kubaho umwadeperi yari umwadeperi cyane kuko yanasenganye n'uyu nguyu pasiteri wabonye ngo wagiye mu ndaya akajya kugira ikintu cyababaje rero mama Chance ndashaka kugira ngo kandi ntuzavuga ngo nukukugendaho nunanyumva ahubwo ndashaka kugira ngo dusubire ku bintu bigenda biba turebe koko agakiza nyako cyangwa se uwagutoje nindi ngiye nabonye akora ikiganiro yambaye ingofero yego barangije baravuga ngo nasenge atangira gusenga yambaye ingofero mu by'ukuri abantu b'abakristo yego abakristo nyakuri ari abanyagatulika ari abaki bose umuntu yagiye imbere y'Imana uko yaba ameze kose sibyo buriya ngira ngo umuntu utakuramo ingofero mu cyubahiro cye cyangwa n'umujyi ashinzwe ni nk'abasirikare sibyo mu rwego rwabo kuko ari abasirikare sibyo ariko umuntu wese ugiye mu kiliziya n'umupasiteri buriya ntashobora gukora ikosa ryo gutangira isengesho iyo agiye imbere y'Imana akuramo ingofero akayishyira ku ruhande kereka abayisilamu bitewe n'imyemerere yabo ariko gikristo n'umugabo mu bacu muri adeperi muri caci nta muntu usenga yambaye ingofero uyu mugore ashobora kuba yarasuzuguye Imana kubaha Imana ngo nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka niba yaravuye mu byaha kubera icyo atajijuka yego njye bureka ari akantu karambabaje mashatse ubyumve navuze ku bintu byinshi ariko ako kantu nako isubireho niba Imana yaragutegetse kwambara ingofero n'abagabo bacu tufite mu itorero yego noneho binararibonye b'abasaza nibo bashumba ari kuvuga butumwa ari n'abasaza bakuru baduruta bakaba bakuramo ingofero we mugore ndi gute wavuga ngo Imana yagutumye noneho no kujya uterura isengesho wowe njyewe ririya sengesho uterura wambaye ingofero uyumve ko niba utaragize ababyeyi baguhana mu buryo bw'umwuka twebwe twarabyigishijwe kandi dore niyo mpamvu mbabwira ngo aba bahanuzi bahaguruka gutya ngo Imana iravuze ritu ako kanya gateruka ati naha umwuka w'Imana abahanuzi bagira aho batorezwa yego bakagira gutozwa ubuhanuzi aho bugarukira bakagira kuvangura mu buhanuzi bari gutanga kimenyamando ngo nimba ari ngo zopa y'amando grade ngahita guhanura sibyo umwuka wera afata abahanuzi akabatyaza akabereka ibibi nk'uko wafata igishyimbo ntushobora gufata igishyimbo cy'injonjori ngo ugitekane n'ikizima ntabwo bibaho kuko cya kizima iyo ugitekanye na cya kintu cy'injonjori cya kizima kirapfa sibyo kandi cya cy'injonjori kirasharira ukuvuga ngo iyo ufashe ku kiyiko ukabitamirana ugafata icy'injonjori ugatamira n'ikizima iyo bigeze mu kanwa birasharira rero nibatandukanye umucyo n'umwijima bitujijisha ukabona ibyo uretse mu mashansi yabishobora nyine yitujijisha yamye yambara agatambaro muri adepera hashize ariko ubu ngubu umwe mu bana bavugana yewe iyo myitwaro yabo iyo myipongo ngo harya ngo ni iterambere ariko se kamaze nkubwiye ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu ko yarari n'ubu niko akiri sibyo aho turagenda ngo ntajya ahinduka ntahinduka byo nta naharara ngo cyanga hararukwe uko yarari n'urukundo n'icyubahiro aracyabifite yego ni gute we wambwira ngo Imana yaguhamagaye wambara agatambaro umubyeyi yasokoza umusatsi we bibaye ngombwa akajya gusenga ariko ku bahanuzi iyo bibaye ngombwa sibyo iyo bibaye ngombwa
sibyo twemererwa gutega agatambaro ako tuba tukemerewe Mm. njyewe sinanabona n'umuhanuzi ibi byateye bajya mu mwuka bakajya mu mwuka bagahanura nk'ubu njyewe meze gutya sibyo Yego. ni nayo mpamvu njye nkoze ikiganiro ntambaye igitambaro ndagira ngo mbibabwire yego warakaye sibyo yego ubu sinemerewe kujya mu mwuka ngo mpanure ubu tubivugana sibyo mpanure ntambaye igitambaro yego sibyo ahantu nahanura ntambaye igitambaro ngaha akampababwira yego kuba nakuzura umwuka wera koko imana ishaka kuncamo sibyo yego mpita ngenda nkapfukama imbere y'umushumba sibyo Yego. kuko konegisiyo yanjye niyo umushumba aba ari imwe iva mu ijoro nkagenda nkapfukama imbere y'umushumba namupfukama hakangwikiriza ikiganza akagishyira ku mutwe wanjye mu cyimbo cy'igitambaro narangiza akansabira imbaraga n'umugisha kugira ngo mbashe gucamo umuyoboro imana ivugane n'abantu bayo ariko si ngombwa ko aka kanya ngo nditeruye nuzuye umwuka wera yego urumva ngo ndahanuye rero abantu benshi bajya biga guhanura njyewe mama chance ndakubwiye ndeba ufite na bagenzi bawe ufite iyo myumvire kandi ukatubwira ko uri umuhanuzi Yego. ibyo bireke ubutesha imana agaciro nta muntu ufata isengesho ngo asenge ayambaye ingofero ugikuramo wanyuze ukayishyira ku ruhande noneho dejuri n'umugore yego noneho n'abagabo ntibabyemerewe noneho we mugore wowe imana ibikwemereye gute ariko kuba ukimuvangavanga ibintu rero ndababwiye ngo nubikora wese ushobora kubikora utabizi ushobora kubikora utarahuguwe yego rwose mumbabarire mwarubyiruko mwe namwe murabizi mu muco kinyarwanda nta n'umuntu nk'umukobwa ntabwo wajya imbere ya papa wawe ngo ujye kumufungurira ifunguro wambaye ingofero sibyo urabanza ukayikuramo mu cyubahiro ariko ngo kiliziya yaciye kirazira ukagaburira papa wawe kiliziya ngo yaciye kirazira ibyo rero nibyo bibi n'inzaduka ntitukajye mu bintu by'inzaduka ahubwo reka tugume ku muco wacu wa kinyarwanda nitumara kuva ku muco wa kinyarwanda tuve ku muco wa kinyarwanda tugumeho duhite tujya no mu muco w'imana mu myitwarire myiza y'imana sibyo umwana agomba kubaha umubyeyi ntabwo ngo bikibaho ko umwana yubaha umubyeyi sibyo ku umwana buriya umuco w'abagande ni uko twebwe abanyarwanda tuwukoresha ariko kari akantu rwose birangiye biriya bintu narabikunze iyo umwana mukuru ageze imbere umwana muto ageze imbere y'umukuru niba n'urugero hori ufite imyaka 16 hakaba hari umwana ufite imyaka 3-4 kugira ngo aguhereze ikintu abanza gupfukama sibyo kuko uri mukuru niba uri umukobwa ukaba uri mu gisekuruza cyangwa se muri famiye uri nyirasenge w'abana nubwo twaba tungana ariko ukaba uri masenge nubwo twatungana ndapfukama ngiye kuguha ikintu bisobanuye ngo umuco ni umuco noneho twe tubyihorere kuko iyo mico ntabwo tuyikoresha twubahane oya kiliziya yaciye kirazira nimba koroda tutse Ezekiyeli Ezekiyeli agomba kuza kumusubiza ureka ngubwire Ezekiyeli nawe bushize nabwiye kuri cya kiganiro twakoranye nabwiye Ezekiyeli ca bugufi usabe mutesi imbabazi kuko waramuharabitse koko yaranabikoze nubije n'ikiganiro abikora naranamushimiye cyane kandi ntazongere guharabika umuntu umuruta sibyo nubwo ari umushumba kabe nubwo yaba ari umushumba ariko ntazongere no guharabika n'umuntu nubwo ataba ari umushumba ariko azaba anamuruta ajya reka kumuharabika cyangwa kumusubiza ariko hari igihe umushumba guharabika nawe kuruta hari igihe n'umushumba guharabika kuruta none ka nkubwire niba umubyeyi sibyo atimenye ngo yiyubahe ngo yiyubahe imbere y'umwana we warenzaho iki ahubwo ndi kuvugana n'abapapa n'abamama batazi ko bakuze umwana uramufata ukamuhanira mu gikari uramufata kuko ntibibujijwe guhana umwana uramufata ukamushyira mu gikari ukamubwira uti rero wa mwana wanjye we cyangwa se mwana wa mwene data ndakuruta reka nguhana aka kantu ngo muri iyi minsi ijya ryahanuye inyoni niyo makuru mfite njyewe rero reka mbaze mbabwire yego gusa ikintangaza muri ibi byose nongere mbibasubiriremo yego
nta mupagani uhangara mugenzi we Ntibibaho. tuvuga mu twebwe mu gikristo kuko iyo umuntu adakiriwe turavuga twebwe turi abakristo hari abapagani noneho tuvuga ngo mu buzima busanzwe sibyo yego tuve ku bakristo nta muntu muzima njyewe mu bantu basanzwe kuri izi social media se urabona ari bande bashyamirana nk'abantu b'Imana ntabo njye ntabo nyibona abakozi b'Imana rero basigaye basa nk'abafite amatiku cyane ubundi turapfa iki cyoko niba insengero zarafunzwe twakwemeye tukanywa amazi tukaryama ko hakiri n'amazi twayabura nabwo tukaryama ko Imana izaduhera igihe ndabizi neza ko Imana ntago isinziriye ngo ihora iri maso ku bwoko bwayo guharabika mugenzi wawe kugira ngo ubone ikinjira ni umuhuguye basi ni umuhuguye ngo mubwira ngo ibyo bintu urimo ni bibi wanutse mwana wanjye wanutse muvandimwe wanutse pe ariko wanukiye ubusa rwose pe ntuzongere kuntuka kuko wanutse ariko biranambabaza basi ibyo birahagije ariko uraje uramubwiye ngo uramagi iminyorogoto wari iminyorogoto wagize gute warwaye sida ibintu nk'ibyo aho ngaho ariko ndibuze kubigarukaho dore ko ari n'akantu aha ngaha aba bavandimwe b'abanuza bakoze Claude agira gutya abwira uyu mwana kano kantu reka mbanze nkakumvishe noneho agarukaho twanakumvishije abantu Claude agira gutya yikora mu myata agira atya ubwenge buke empty mind nongere nivugire na kandi noneho nako kabasaze empty mind pastor uri empty mind nta kintu kirimo kugira ngo ni empty mind jewe ese koko mayibamo nkawe umuserebanya nkawe tuwarete nkawe inuka uko kareba karwaye bwace wagira ngo karwaye sida aho ni urwaye sida eze iyo ngureba mu maso nkareba n'isura yawe mu maso ubwayo iragaragaza ko ufite ubwandu bwa sida acyo ntasi wacyoye urajya kwita minisitiri w'igihugu cy'u Rwanda ngo ni igicucu ngo ni igicucu kutarakita so mugarura kutarakita nyuma ni gute injangwe inturo yo mu ishyamba iyi nturo iyi njangwe uyu muserebanya iyi mbeba y'inyagasozi kuko Ezekeri yatunzwe n'imbeba y'inyagasozi yavutse bamugaburira imbeba yavutse arya imiserebanya yavutse arya iminyorogoto yo mu gifunzo uyu Ezekeri murebe isura ye murebe mu maso yo kwasa yavukiye mu minyorogoto arigaburirwa iminyorogoto kubera iki yarwaye bwace agaburirwa amashunushunu y'ihene ubariganya watangiye kuzana ubusikama kuri Robert Sergeant Robert ngo murasaba kamera hagiye nubaha n'igiceri na kimwe n'ubwambuzi bushukana n'uburyarya Ezekeri n'umwambuzi bigarasha mugenda mubebera mwihishahisha mwabuza aho mugenda mubebera turaho tutashinga tutabyina muzongere mujye ku Karubanda mu Bugande muzongere mujye kuri kamera mwigaragaze noneho turebe mugenda mubebera burya si buno mwabigarasha teko yago ngo yakire Sergeant Robert kangarukiraho yego iyi video yumvisha ibyo bintu nibijya bibaho ibyo bintu nibibaho ibyo bintu nta nubwo bibaho mu buzima kuba umuntu arya iminyorogoto akagabura umwana umunyorogoto akamugaburira imbeba cyane cyane ku mashunushunu y'ihene aya amashunushunu y'ihene avura bwaki ibyo byo ndabizi yego ariko usibye ko nyine bayaha umwana warwaye bwaki yego sibyo ariko tubirebe ni gute wakwibyara umwana Ezekeri yavukiye mu yihe si mu kihe gihugu yego uko ko ari no gusebya u Rwanda rw'abanyarwanda duhereye ku banyarwanda abanyarwanda turiyubaha abanyarwanda dufite ibiryo abanyarwanda abana bacu twabaresheje ibiryo ibyo se bibaho ahubwo se kambaze mbaze Imana imbabarire nge ntabwo nakwinjira mu bintu nk'ibyo bya politike cyangwa se by'abayobozi kuko ntacyo ndicyo ariko tugende turebe ku burenganzira bw'umunyarwanda turebe n'uburere bw'abanyarwanda turebe ukuntu abamama batureze turebe n'ukuntu natwe twareze abacu mu bushobozi buke twagira nta muntu waha umwana ikizira
yego sibyo nta muntu wagaburira umwana w'umuserebanya cyangwa umunyorogoto umuserebanya ahubwo ni na mu bintu iyo ukuguyeho urapfa urafuruta bagomba kugusengera cyangwa ukanywa n'umuti noneho tekereza kuba wawufata ukawuha umwana Claude nawe mana abyira ibitotsi bibi nawe ararengera mu by'ukuri niba kandi koko reka nkubwire ukuntu Ezekiel nawe yavuze ngo umutwe we nta kirimo kizima nyacyo koko niba koko abivuga bikwiye ku mutima kubera ko hari ukuntu umuntu avuga ikintu kitenye nyine ari ukuvuga gusa ariko ngewe kansubira inyuma kuri Ezekiel ni umwana warererwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ezekiel nta mafaranga afite yo kujya kwifatanya na bariya bantu. Ezekiel nta bwenge burenze afite bwo kujya kwifatanya nabo bigarasha. Sibyo? Ngiye numva ngo bari abantu b'ibigarasha baba bifitiye n'amafaranga. Barakennye nta kintu bafitiye. Urumva? Ntago bajya kwiterera hejuru ntacyo bifitiye. No kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda Ezekiel nicyo yavukiyemo. Ni umunyarwanda. Ni umwana w'u Rwanda. Sibyo? Rero kumuvuga ngo yifatanyije n'abahunze ibyo Robert ashobora kumuha ikiganiro nk'uko undi wese yakimuha. Kandi ni nabyiza ahubwo byabaye nabyiza kuba Robert yaraje kuri chano ya Ezekiel kubera icyo u Rwanda rwarongeye ruramubona. Sibyo? Byanga bikunda haburiyo ubwenge ntago ari kwirirwa ubwira umuntu ngo mfite ubwenge ngo wiri guhangana n'abantu ngo ngewe ndakunda kwereka ngo ndarwanirira igihugu cyanjye ndarwanira hari abantu barwanirira igihugu mu mutima bakagira ishyaka ry'igihugu mu mutima. Sibyo? Kuba waba maneko buriya za maneko cyane cyane ntago yizi kubwire ngo ndi maneko. Sibyo? Umusirikare sibyo araza kwashiduka na polisi ubwayo urumva ishobora kuzika kumvira ibyo uvuga agahita acaha akagutwara. Hari sibyo kandi mwasangiraga mwirwaga mutera brag. Rero Ezekiel ndabizi ko akunda u Rwanda ntago yakwicara n'abagambanira u Rwanda ahubwo ubwo tuvuge ngo ni nabyiza ko yaramushizeho. Buriya n'abanyarwanda bongeye kubona uriya mugabo. Sibyo? Rero nta mutwe Ezekiel wundi afite warwanya u Rwanda ahubwo aho kugira ngo yakoranye ikiganiro na Sergeant Robert. Ni nabyiza kuba abantu baranamubonye kubera iki Ezekiel ubundi yatajyayo mwajyaga kongera kumubona. Buriya aramutse avuze bibi Delegite wenda afite n'icyaha yakoze byaba nabyiza kumufata ako kanya kubera iki Ezekiel ntimuzi icyo atekerereza u Rwanda rwe kuko ni u Rwanda rwe. Ikibazo uriya mugabo Sergeant Robert mu biganiro yavugaga amabanga ya gisirikare ikiganiro yakoranye na Ezekiel ntabwo yigeze azangwa kuri ikiganiro cyiza wenda avuga ati ngiye Sergeant Robert narinda aha nabarizwaga muri ibi ndi Uganda ahubwo bitewe nuko ngo yavuye mu Rwanda atorotse kuko yavuye mu Rwanda ashinjwa ko yari yarafashe ku ngufu umwana we yabyaye w'umukobwa wa Sergeant Robert yabyaye yavuye mu Rwanda ngo afashe ku ngufu umwana we agezeyo Sergeant Robert ahuye na Ezekiel mu kumukoresha ikiganiro bavuga amabanga bivugira amabanga ya gisirikare mbese bakora ikiganiro kirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariyo mpamvu basavuga ngo uyu Ezekiel nawe ahindutse ikigarasha bitewe nuko ari gukorana n'ibigarasha gusa. Mu by'ukuri iyo umwana abaye ikirara sibyo nayo mpamvu buri u Rwanda rwacu rugira discipline. Sibyo? Mu by'ukuri ubu nta muntu wundi wigeze amubona ko ibyo bintu yabikoze ko yavuganye na Sergeant hari abamubonye benshi bose baramurwanyije nyine hari abamubonye benshi ariko ntibashakuje cyane. None rero Sergeant Robert nibirwanya u Rwanda sibyo bivanzemo amatiku yabo bwite. Twamenya gute se ubundi ko atari amatiku yabo bwite urumva atuma Claude agomeza gukurikirana Ezekiel. Ikindi cya kabiri niba ari agiye mu mutwe mubi ahubwo bure Claude yagahamagaye Ezekiel mu ibanga kamwe ati mwana w'u Rwanda nk'umubyeyi garukiraho uwo muntu mwicaranye
uwo muntu usabye u Rwanda ni bibi sibyo akagarukiraho none se ubundi ni mu mwita ikigarasha urumva n'ubundi aragenda yumve ko u Rwanda rwamutaye yumve ko u Rwanda rutamwumva neza agende noneho nawe abe mubi kandi itegeko ryacu cyangwa se u Rwanda rwacu rurashaka kuzana abantu babi babaye babi ngo bahinduke beza nge ndumva igihugu cyacu niko gikora umuperezida wacu azana abantu babaye babi bagahinduka iki beza sibyo none se ubwo ni mu mwamagirira nibwo ari bube mwiza ari bube abaye mwiza oya mumugarure mumwereke inzira mbagiyemo mumubwire ati umwana w'u Rwanda ibi bizakubaho uzamenye ko twakubwiye garukiraho abo bantu ni babi cyane cyane ko Zekire yavuye mu Rwanda nta cyaha akoze kandi bari baragikoze bisobanuye rero ngo ntago ashobora kuba ko ari umwana ntabyase hanyuma Zekire mu gutuka Claude ndabona ngenda ngana ku musoza amubwira nawe amagambo asa nkaho abantu benshi bayumvisha bakavuga bati urakoze kumutubwirira urakoze kumwibutsa dore ko yarigeze akahebwe abadashaka kumva nyuma yo kubwira abantu bose ngo bamuvuzeho akababwira ijambo ribi nibaze ngo ese mu masharo urabona ibintu Zekire yibukije Claude byari ngombwa ko abivuga iki gihe nyine ntabwo ari byiza nibyo namubwiriyaga ntareke nawe kuba umupagani kandi noneho hari ukuntu bapagana bakagera aho bakarenza bararengereye hari ukuvuga noneho bakarenza noneho bari kuvuga n'ibintu bitanabaho ibintu umunyarwanda atavuga ariko Claude yavuze ibintu bitavugwa ariko uyu mwana w'umuhungu nawe avuze ibintu bitavugwa n'ibintu byo kuvogera ubuzima bw'umuntu bwite ntabwo ari byiza kandi ari gukomeretsa abantu nkatwe n'abandi baba bafite nk'ubwo bwandu kuko twese turi abantu ntabwo uzi ngiye icyo ndicyo nshobora kuba mfite ubwandu kundeba n'undi kunundi ni ugukomeretsa bene data bafite icyo kibazo rero numva yagarukira noneho ibyo bishumba twanabiretse ngiye ndumva ari abapagani bo kubabarirwa Claude neza kiri n'abapagani ni abapagani barenze abapagani harya baravuga ngo Imana ngo ntago tuza ngo muzaho dukora icyaha ngo ntago muzaho twihanira none se niba ukomerekeje abantu niba ubahaye imitima mibi niba ubigishije nabi kandi noneho batambikiriye Imana noneho bageze naho batambirira igihugu cyacu sibyo hari umamakare wakoresheje ijambo aravuga ati Claude Zekire ni ibinyendaro byose nyine batambikiriye Imana bagatambikira n'igihugu cyacu kuko mu mvugo nyarwanda Claude ntiyavuze imvugo nyarwanda nzima kumenya urogoto n'ibindi Zekire nawe ku mvugo nyarwanda yo kubwira abantu ko ari abarwayi ba sida nawe yavogereye abantu muri rusange kandi noneho ntiyavogereye umwe yavogereye isi yose sibyo ntabwo ari ngombwa ngo ibyo tubikoreshe ahubwo bakwiye kwihana mu kanwa ahubwo bafata amazi biborose na korogate Masharo kangushimire nshimire abantu bose badukurikiye by'umwihariko nshimire abakunzi ba Masharoni nshimire n'abakunzi banjye ari nabo bakunzi bizicano turi kumwe mbabwire ngo ibintu byanjye nagaruka ciao ciao